Episode iheruka ni uko twayishoje. Uziga uburyo twiga ibyo dukeneye kumenya kugira ngo tubone amahirwe yo kugira umutungo. Ukomeje kumva inyandiko zikubiye mu gitabo cya Dieudonné D'Amour, ndabigushimiye cyane. Nizere ko ibyo umaze kugenda wumva biri kugenda bikugirira umumaro. Noneho twinjiye mu mutwe wa 14, episode ya 9, ikaze. Igisobanuro cy'ubukungu. Reka dutangire ku gisobanuro gikomeye cy'ijambo ubukungu. Ubukungu ni inzira y'amafaranga n'inkomoko yayo. Ntabwo kubona amafaranga menshi bihagije ngo witwe umukire. Witwa umukire gusa kuko ukoresha amafaranga ukayabyaza umusaruro. Kugira ngo witwe umukire, umurimo wawe ugomba kuba ari uwo gushaka amafaranga, wayabona ukayabyaza andi menshi. Urufunguzo rw'inzu y'ubukungu rusanzwe ruzwi cyane nicyo twita kongera agaciro. Abakire n'abanyamahirwe ni bariya bafite uburyo bunyuranye bwo kongera agaciro, haba ku muntu cyangwa ku kazi, ku bicuruzwa cyangwa se kuri serivisi. Reka mbaho urugero rwo kongera agaciro. Nka resitora zitwaga Pizza, bwa mbere bongereye agaciro mu byo bakora, bihutisha gutanga serivisi, bituma bacuruza amafaranga atagira ingano, bubaka amateka. Urundi rugero rwo kongera agaciro ni ukurangura ikintu ahantu ku giciro runaka maze ukagicuruza ahandi ku kindi giciro cyisumbuyeho. Urugero rufatika, tuguze igicuruzwa cyangwa se serivisi yo muri Hong Kong cyangwa se Taiwan, mu Buyapani cyangwa se mu Budage, tukakizana no muri Afurika ku giciro gihanitse. Ubu ni uburyo bwiza bwo kongera agaciro. Ariko simvuze yuko abantu bose bagomba kujya Hong Kong cyangwa Dubai kujya gushaka ibyo bicuruzwa. Ushobora no kuva ibyumba ukajya kugurisha i Butare. Kuki se utava ingoma ngo ujyane igoma cyangwa se Kampala ibicuruzwa byawe? Ikindi ushobora gukora ni ukuvana igicuruzwa cyawe muri Afurika ukakijyana i Burayi, ukakijyana muri Aziya cyangwa se muri Amerika. Niba utabishoboye, bijyane mu kindi gihugu kigukikije. Ibijyanye byose no gutumiza cyangwa se kohereza ibintu mu mahanga no kubikwirakwiza mu gihugu biba bishingiye kuri iryo hame. Ushobora no kongera agaciro ibyo ucuruza ukoresheje serivisi utanga. Ushobora guhimba uburyo utangamo serivisi zigahuruza abakiriya, bigatuma ugera ku ntego yawe vuba ndetse bikoroheye, bitaguhenze kandi binyuze mu mucyo kurushaho. Nabwo ni ubundi buryo bwo kuzamura agaciro k'ibyo ukora. Umuvuzi w'amenyo ugabanya ububabare bw'umurwayi agakura iryinyo ateye ikinya, burya aba yongera agaciro k'akazi ke. Umubaruramari cyangwa se umubitsi yabika neza amafaranga y'umukiriya akamurinda amande n'imisoro, nawe aba yongera agaciro mu murimo akora. Umucuruzi uhora uzana udushya mu bucuruzi bwe akazanira abakiriya ibicuruzwa byadutse ndetse na serivisi zigezweho, burya nawe aba yongera agaciro mu bye. Menya igikenewe ucyuzuze. Amahirwe yose mu by'ubukungu, cyane cyane mu by'imishinga business, agendera ku mvugo ya kera igira iti menya igikenewe ugikore. Ihame ndangagaciro riganisha ku muntu rivuga ko agaciro kose kagaragarira mu jisho rya nyir'ubwite cyangwa se nyirako. Ikintu cyose kigira agaciro iyo hari undi muntu uzakireba akacyishyura. Business nziza yose iteza imbere nyirayo ishingiye ku gukomatanyiriza hamwe ibintu binyuranye, ibikorwa by'umusaruro, umurimo, igishoro, ibikoresho by'ibanze n'imicungire y'ibyo byose. Noneho igihimbano ukakibyaza igicuruzwa cyangwa se serivisi umukiriya azishyura ku giciro kiri hejuru y'ikiguzi byatwaye. Ubwo ni uburyo bwo kongera agaciro hakoreshejwe ikomatanya ry'ibintu byinshi bikabyara igicuruzwa cyangwa se serivisi. Hari ikinyuranyo hagati y'ikiguzi ku byatanzwe ngo igicuruzwa cyangwa se serivisi biboneke. Ni igiciro umukiriya yiteguye kwishyura. Icyo kinyuranyo nicyo bita inyungu cyangwa se inyongeragaciro. Inyungu rero nicyo kintu ubutunzi bwose bukomokaho. Igihe cyose ubonye umwanya wo guha abantu ibyo bashaka ku giciro kirenze ikiguzi byagutwaye kugira ngo ukibone, uba ubonye uburyo bwo kubona inyungu. Niba kandi ushobora gukora ibintu bibyara inyungu, ubwo ushobora kwikorera ku giti cyawe ugatangira kwiruka ku iterambere ry'ubukungu bwawe. Burya kenshi umushinga uwo ari wo wose cyangwa se umurimo uwo ari wo wose bibyara inyungu bishobora kukugeza ku bwigenge mu by'ubukungu igihe ubashije kubyitaho ukabicunga neza. Ubutunzi buhambaye burya buva mu bitekerezo bisanzwe. Byagutangaza nta kabuza kumva ko imishinga cyangwa se business yakozwe na bariya baherwe bakize yari isanzwe akenshi. Usanga benshi bakizwa no kubaka cyangwa se ubufundi buciriritse nko gutera ibipande no kubaka ibisenge.
hari n'abakizwa no gushinga amamesero aho bafura, aho bahanagura bakanatera ipasi imyenda. Hari n'abandi bakizwa no gushinga utubari. Bamwe muri bo bari abashoferi b'amakamyo, bandi bari abadandaza, abahinzi borozi, abakanika za mudasobwa n'abakora mu nganda. Icy'ingenzi wamenya ni uko icyo wakora cyose kikaguha amahirwe yo kuzamuka no kongera inyungu zawe cyakubera imbarutso y'ubukire. Icyangombwa ni ugukora umurimo mwiza kandi unoze kurusha abandi, hanyuma noneho ugakuramo inyungu ndetse n'amafaranga arenze. Abantu bajya bambaza ibyo bakora ngo babone akayabo k'amafaranga. Igisubizo cy'iki kibazo kirahindagurika cyane, nk'uko ibyo abakiriya bashaka, ibyo bakenera, ibyo bifuza n'ibyo basaba bihora bihindagurika. Mu gihe cy'umwaduko w'ikoranabuhanga muri za 2000, ikoranabuhanga rimaze gusakara no gukwirakwizwa ibigo bishingiye kuri za internet muri Afurika, abaherwe bariyongereye bidasanzwe. Ubundi nta wamenya by'ukuri aho ikizakiza abantu byihuse mu gihe kizaza kizaturuka, ariko nyamara hazahoraho bunguka bagakira n'abahomba bagakina. Igihe cyose ibyo umukiriya akeneye bikomeza guhindagurika, kuko ari byo biha amahirwe babandi bafite mu bwonko hagendanye n'aho bageze, bamwe biyemeje gukora. Ibyo bibaha umwanya wo guhimba udushya tujyanye n'ibigezweho. Fungura amarembo mu bitekerezo byawe. Inkuru yamamaye cyane numvise ni ya Tom, watangiye ari nk'umukontabure cyangwa se umubitsi. Kubera ko nta wundi muntu washoboraga gutwara imyanda ya buri cyumweru ayivana mu rugo iwe no mu baturanyi, yaguze iyi kamyo atangira kuyitwarira we ubwe nyuma y'akazi. Nyuma y'igihe gito, abandi baturanyi be batabonaga ko imyanda yabo itwarwa, ndetse n'abandi batuye muri ako gace bamusabye ko yajya yibatwarira nabo. Yaje guhinduka umuherwe biturutse kuri uko gupakira imyanda, kuko yaje gushinga ikigo gipakira imyanda muri ako gace kiza gukwira igihugu cyose, ibintu bitari byarigeze bibaho na mbere. Yazanye uburyo bwo kwifashisha mu buryo busanzwe mu baturage, yungikanya n'ibindi bishya, akora umushinga wo gupakira imyanda, uhindura igikorwa cyangwa se business nyacyo, yindukamo igikorwa kimuzanira inyungu. Ubwo kandi yahise ahinduka umwe muri ba rwiyemezamirimo b'abaherwe bakomeye mu gihugu. Umusaza umwe wari mu kiruhuko cy'izabukuru yatangiye kwicururiza inkoko zihiye afite imyaka 66. Nyuma yaje kuba umukire. Aho iwabo mu mudugudu atunze umuryango w'abana 10. Bafunguye akabutike bagurishamo ibintu binyuranye, nyuma baza gukira. Igihe cyose barebaga ibyifuzo n'ibikenewe byangombwa koko, ubundi bagaharanira gucuruza neza batanga ibicuruzwa na serivisi by'agaciro. Ibyo byose bakoraga byatumye babona inyungu z'akataraboneka. Agura umutungo wawe. Aha niho ikibazo cy'inyurabwenge gihita kiza mu mutwe. Ni iki abaherwe bakora cyangwa se bafite gituma bashobora kugera kuri byinshi kurusha abantu basanzwe? Nemera nkomeje ko abo bose bagize imbarutso y'ubukire bwabo. Hari imbarutso ari imeze nk'urufunguzo rwo kwagura no gutubura ingufu zawe z'amahirwe n'ibyo ugeraho mu by'ubukungu. Imbarutso ikubashisha kugera kuri byinshi birenze uko wakwiringira imbaraga n'ibitekerezo byawe nk'uko benshi babigenza. Imbarutso rero ni intandaro yo guhinduka umukungu aho waba uri hose ku isi. Dore ingero 10 z'imbarutso ushobora kwitaho ndetse ugashobora no kuzikoresha ngo wigenge mu by'ubukungu. Iya mbere, gukarishya ubwenge. Ubwoko bwa mbere bw'imbarutso ni ubumenyi cyangwa se ubwenge. Gukarishya ubwenge ni imbarutso y'ubukire kuko bikongerera agaciro bikanatuma umusanzu wawe nawe ugira agaciro gakomeye. Abaganga, abanyamategeko, abakontabure, abacuruzi bafite uburambe, bose bafite ubumenyi ngiro butuma bagira agaciro ku batabufite. Ubwo bumenyi buri hejuru y'ubw'abandi rero bubashoboza kugira umusaruro mwiza vuba kurusha abandi bose. Ibyo kandi bigatuma abantu bahitamo gukoresha serivisi zabo bakanabishyura neza menshi kandi bishimye. Dore uburyo butatu bwo guteza imbere imbarutso ishingiye ku bumenyi cyangwa se ubwenge. Mbere na mbere, iyemeze kuba inzobere mu byo wahisemo gukora. Hita ufata icyemezo cyo kuba umwe mu 10 bari ku isonga. Bigira intego maze ukora igenamigambi, ubundi ukorere kuba intyoza buri gihe. Soma ibitabo bifututse bifite amasomo biguha ukurikije icyo wahisemo gukora. Jya witabira amasomo n'amahugurwa yose ubona yazakugirira akamaro, naho byaba bigusaba gutega ngo ugere aho yabereye. Urugero, niba ushaka kuba umuhinzi wa avoka, binzobere mu byerekeye avoka. Niba ushaka inka, binzobere mu byerekeye inka byose. Iyo utega amatwi gahunda zihita ku maradiyo, uhora uri wa muntu ushobora kwikorera umushinga w'ubwe.
kandi ushobora gutanga ibitekerezo n'amasomo ku mushinga wawe. Ubwa kabiri, ihatire gukarishya ubwenge ku byo ubona ko ari iby'ingenzi cyane kandi bifitiye agaciro ikigo n'abakiriya bawe. Koresha itegeko rya 80/20 kandi wibande cyane kuri 20% by'imirimo yo mu kazi kawe, ari byo biguha agaciro kadasanzwe wowe ndetse n'abandi. Karishya ubwenge mu gukora neza ibisaba ubuzobere biraje ishinga abakiriya bawe kurushaho. Hanyuma ubwa gatatu, umenya umusaruro na serivisi byawe imbere n'inyuma. Haranira kumenyekana nk'umunyenganda w'inzobere mu byo ukora. Wibuke ko umuntu ufite ubwenge bw'inzobere ashobora gukora iby'agaciro kurusha umuntu ufite ubwenge buciriritse. Ikintu cya kabiri ni ukunonosora ibyo ukora. Ubwoko bwa kabiri bw'imbarutso ni ubuhanga. Uko uba intyoza mu kazi kawe niko uzahembwa neza. Abacuruzi bagera kuri 20% bunguka inshuro 15 kurusha 80% ba nyuma. Indashyikirwa mu baganga, abakanishi, abanyamategeko, abaminuje muri tekinike n'abayobozi mu nzego zose babona ibirenze kure cyane abo mu buryo busanzwe. Hari uburyo butatu bwo guteza imbere imbarutso y'ubuhanga. Ubwa mbere, fata icyemezo cyo kuba intyoza mu byo ukora. Riha igiciro cyose byagura, utanga igitambo cyose byasaba. Ubwa kabiri, itangire guhora utwaza ugana imbere heza, haba kuri wowe ubwawe no mu kazi kawe. Ntukajye wumva ubwawe ko ushimishijwe n'urwego rw'ubuhanga ugezeho. Kera tugikina basket, umutoza yajyaga atubwira ati, niba mudakina ngo mubone amanota meza, murakenera kubona mabi. Ubwa gatatu, uhora uharanira kurenza abakiriya bawe, ari byo abakiriya bagutegerejeho, umukoresha se cyangwa n'abandi bantu witaho. Uhorana akamenyero ko gushaka buri gihe gukora neza kandi cyane kurusha uko uhembwa. Niwe wiyemeza gukora birenze uko uhembwa, uzahora ubona uhembwa neza kurusha ubu. Amafaranga ni imbaraga. Iyi ni imbarutso ya gatatu. Ubwoko bwa gatatu bw'imbarutso ni amafaranga. Amafaranga afite ingufu, akaba n'inkomoko ikomeye y'imbarutso y'ubukire, kandi akenshi aza akurikirana ubumenyi n'ubuhanga wateje imbere mu byo ukora. Wumvise ko bavuga yuko kugira amafaranga bikenera amafaranga. Impamvu y'imene ituma umuntu akenera amafaranga kugira ngo akorere amafaranga ni uko ubushobozi bwawe bwo kubitsa no gukusanya amafaranga ari intambwe ikomeye mu iterambere ry'imiterere n'imico myiza ya muntu. Ari nayo nawe ukeneye kunoza niba mu by'ukuri ushaka kuzatunga amafaranga ukigenga mu by'ubukungu bwawe. Mu yandi magambo, ubu umuntu ushobora kuzaba umuherwe iyo wiha imyifatire myiza ubwawe, ukitwararika kuzigama amafaranga uzakenera kugira ngo ugere ku bukire. Niba utazigama amafaranga, imbuto z'imigisha ntizikurimo. Dore ibintu bitatu ushobora gukora ngo uteze imbere imbarutso y'amafaranga. Ubwa mbere, tangira umugambi urambuye wo kuzigama amafaranga yawe. Ujye umenya nibura kuzigama 10% ryayo ubona buri kwezi. Ubwa kabiri, ishyura amadeni yawe yose, uhereye ku mwenda munini nk'inguzanyo ya banki n'izibindi bigo by'imari byigenga. Iyi ntego yo kubaho utagira ideni, usibye wenda ry'inzu waba waragwatirije n'utarayiyubakiye mu mafaranga yawe. Ubwa gatatu, gerageza gukora akantu kameze nka banki, akagega k'amafaranga, kazajya gatuma buri gihe uzajya uhora ufite amafaranga ari aho ngaho. Noneho igihe amahirwe aje atunguranye, ajya asanga witeguye kuyafatirana. Abantu benshi bahora bameze nk'abafunze kubera ko nubwo babona uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga, usanga buri gihe nta na duke bafite two gushora, amahirwe akabanyura mu myanya y'intoki. Imbarutso ya kane, menyana n'abandi. Uburyo bwa kane bw'imbarutso ni ukumenyana. Kumenya abantu bangombwa nabo bakakumenya bishobora kugufungurira imiryango, bikazagufasha mu myaka n'ibihe bibi. Uburyo bwiza uzaba ubanye n'abandi ndetse n'ingano yabo mu bana bizaguhesha amahirwe cyane kurusha ikindi kintu cyose. Kumenya umuntu umwe mu gihe gikwiriye, mukamenyanira ahantu hakwiriye, bishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Dore ibintu bitatu ushobora gukora ngo wagure imibanire yawe n'abandi. Uburyo bwa mbere, kora urutonde rw'abantu 25 muturanye cyangwa se mu gihugu cyose, ariko wumva ko kubamenya hari icyo byakumarira cyane. Kora ibishoboka byose uhure na buri wese muri bo mu gihe cy'amezi 12. Nyuma yaho uzakora urutonde rw'abarenga 25, harimo abantu bayobora ibigo bikomeye wumva ko kubamenya byakugirira akamaro. Shyiramo umuyobozi w'akarere, umudepite n'umusenateri baho utuye cyangwa se uvuka.
nurangiza urutonde rw'abantu bakomeye wumva byagufasha kumenyana nabo, fata ingamba n'umugambi wo kubonana nabo umwe kuri umwe. Uburyo bwa kabiri, kwagura imibanire yawe n'abandi ni ukongera umuyoboro cyangwa se network buri gihe cyose bishobotse. Huza business yawe n'amashyirahamwe y'ubucuruzi kandi ujye witabira inama. Ntihakagire ikigucika, jya witabira kandi ubibemo byose. Umukoranabushake muri komite kandi ube imbarutso y'umusemburo wayo. Iki gikorwa gicira abantu benshi inzira, nanjye ndi mu babihamya. Umunsi umwe narimo mpikiganira abari bahagarariye inama y'ubucuruzi mu Bushinwa. Nza kubonwa n'umwe mu bayobozi bakuru bo muri komite. Nyuma yaranyegereye hanyuma mpakazi muri kampani ayobora, aho bampemba inshuro 3 z'umushahara nari mfite. Icyo byatanze nuko mu myaka 5 gusa nari nateye imbere cyane mu kazi kanjye. Ni ngombwa rero kandi ni iby'ingenzi guhora ushaka umuyoboro w'imikorere mu buryo bwose bubonetse, nta mahirwe agucitse cyangwa ngo yapfushe ubusa. Uburyo bwa gatanu bwo kwagura imibanire ni uguhora uri mu bapanga gahunda za serivisi z'aho utuye, kuko abantu bose bangombwa aho utuye, abo ugomba kumenyana nabo, ukeneye ko bakumenya, bakunze kuba bari muri ibyo bikorwa biteza imbere rubanda. Hera mu mujyi utuye mu akarere cyangwa se ujye mu bindi ubona wishimira, ariko uhure n'abandi. Garagara mu bikorwa by'itorero usengeramo n'iby'ishyaka rya politiki ubarizwamo. Uratangazwa n'uburyo abantu beza bakomeye bazakumenya bakagukunda muri iyo mirimo y'ubukorerabushake. Imbarutso wa gatanu ni ukumenya ko uri umuhanga w'igitangaza. Uburyo bwa gatanu bw'imbarutso ni uguhimba. Ujye wibuka ko igitekerezo kimwe gusa gihagije mu gutangiza ubukungu bwawe. Buri wese afite ubushobozi bwo kuzana ibitekerezo n'ibisubizo bishya igihe babishaka bikenewe. Ubukungu bukomeye bwose butangira ari igitekerezo. Iyo ngingo rero yo guhinduka umukire mu gihugu cyacu ni ingenzi ku buryo tuzabigenera umutwe wose cyangwa se igika, tubereka uburyo wavukanye ariko utarakoresha. Umuyoboro wa gatandatu, umurimo unoze. Uburyo bwa gatandatu bw'imbarutso wateza imbere ni umurimo unoze. Kwimenyereza gukora umurimo mwiza rero biguha guhiga abandi bose mu byo mukora. Mwibazwa ritaziguye ryakozwe ku bayobozi 104 babajijwe kugaragaza imiterere myiza yafasha inganda zabo gutera imbere. Hafi ya bose bemeje ibintu bibiri: ubushobozi bwo kwihitiramo ibyihutirwa n'ubushobozi bwo gukora umurimo unoze ukozwe vuba. Iyo miterere nyamuntu uko ari ibiri ifasha kuyobora vuba na vuba, gutera intambwe no guteza imbere imyishyurire. Muri buri bushakashatsi bwose bigaragara ko kumenya umurimo unoze kandi ukoze neza byakugarurira icyizere mu bantu. Byakugarurira icyizere mu bantu bagufitiye akamaro mu buzima kurusha undi muco uwo ari wo wose. Isesengura rya nyuma ryerekana ko igikorwa cyose gihemberwa. Iyo uteza imbere kumenyekana nk'umuntu ukora umurimo vuba, ubona umusaruro ushimishije kandi warutegereje. Ari nabwo buryo bwonyine bushobora kukuganisha mu nzira yihuse mu iterambere ry'ibyo ukora cyangwa se mu mwuga wawe. 7. Imitekerereze yubaka. Uburyo bwa 7 bw'imbarutso ushobora guteza imbere ni imitekerereze y'agaciro cyangwa se imitekerereze yubaka. Ubushakashatsi bwose bwakozwe ku banyamahirwe cyangwa se abakire burangiza bwerekana ko uko abantu bagukunda ni kurushaho kugira imibanire myiza kandi ibirenge byawe bikarushaho kujya mbere, amarembo akakugururirwa. Niba abantu bagukunda bazakora ibishoboka bagufashe gutera imbere. Kuba ushoboye gukundana n'abantu, kumvikana nabo, ugasabana nabo, bizatera abaturanyi kwifuza kugufasha aho ujya hose. Ubushobozi bwo kwegera no gushyikirana n'abandi ni ihuriro ry'amahirwe gusumbya ireme ry'ubwenge cyangwa se icyo bita IQ, ndetse kandi bikaruta impamyabumenyi z'ikirenga. Bigaragara cyane ko abanyamahirwe kurusha abandi ari abisumbuye mu bushobozi bwo kubasha kuvugana n'abandi, babahindura, babumvisha cyangwa se babigarurira mu bitekerezo. Ubundi hari imbarutso 3 mu buyobozi ugomba kwitaho, arizo inama, kwerekana ibikorwa n'inyandiko mvugo, ubudashyikirwa muri byose, kwigirwa kwishyirwa mu bikorwa ndetse n'iyerekana. Guhera ubu iyemeze kuba indashyikirwa mu itumanaho, umenye gufata ijambo mu ruhame, wiga gushyikirana n'abantu n'uburyo bikorwa.
Ngaho rero haranira kuba inzobere mu mibanire, kuko 85% by'amahirwe yawe azagenwa n'uburyo usabana n'abandi. 8. Ingingo z'amahirwe. Hari ubundi buryo bw'amahirwe buhora bwerekanwa igihe cyose mu nkuru z'abaherwe. Izo ni ingingo z'amahirwe. Amahirwe ni uburyo bw'imbarutso buganisha ku iterambere. Nyamara rero amahirwe muri rusange ni ukuri kuba mu bantu. Abantu bafite impamvu zabo zigaragara cyangwa se zitomoye. Mu buryo bunyuranye wishakira amahirwe yawe mu byo ukora byose cyangwa se ibyo wirengagiza gukora. Amahirwe rero ni inyanja y'ibishoboka byose n'ibidashoboka. Hari icyekeranya k'ikintu runaka gishobora kubaho, ariko iryo cyekeranya rigomba kwiganwa ubushishozi n'ukuri gusesuye. Ariko akenshi mu byo ukora byose ushobora kongera amahirwe cyangwa ukagabanya amahirwe y'uko iki n'iki cyaba cyangwa se ntikibe. Urugero, baracyekeranya ko ushobora kuzicwa n'impanuka mu muhanda, ariko ushobora kugabanya iryo cyekeranya utwara utasinze, ufite ubwitonzi bwinshi kandi wambara umukandara wabigenewe. Hari abantu benshi batwara imodoka ubuzima bwabo bwose ntibagire impanuka n'imwe bakora cyangwa se ngo bandikirwe umuvuduko. Mu murimo wawe ukora birashoboka yuko 5% wazahinduka umuherwe. Ibyo bisobanura ko hari 95% muzakora ubuzima bwanyu bwose mugasaza muri abakene cyangwa se mubaho kubw'abandi. Imwe mu ntego y'ibanze y'iki gitabo ni ukugufasha kuzamura amahirwe yo kuba wakizwa n'ibyo ukora ukageraho wigenga mu by'ubukungu. Iki gitabo kiguha ubumenyi cyangwa se ubwenge n'ibyifashishwa na bandi 5% b'abaherwe. Icyo tuzi twese ni uko amahirwe agendera ku bikorwa. Uko ugerageza ibintu byinshi kandi wihuse niko uzanagerageza ikintu cy'ukuri mu gihe cy'ukuri. Icyo kintu kikazakuzanira intsinzi washatse. Icy'ingenzi ni uko ibintu ugerageza bwa mbere ntibikunde, akenshi bishobora kudakunda inshuro 10 za mbere. Nyamara ariko rero niba ushoboye kugerageza gukora ibindi bintu bishya ndetse ukanigira kuri buri kimwe cyatumye bidindira, nta kabuza uzongera ubuhanga n'uburambe ukeneye ngo ugere ku ntsinzi. Hari imvugo igira iti amahirwe ni igihe imyiteguro yahuriranye n'igihe. Uko ufata igihe gihagije cyo kwiga, gushakashaka no gutegura ibyo wahisemo gukora, niko uzarushaho kugira amahirwe. Uko nawe urushaho kwitegura neza, niko uzarushaho kuzirikana imyiteguro ya ngombwa. Bizagufasha gufatirana igihe kiguha ibyiza umunsi byabonetse. Nta gushidikanya amahirwe menshi akunda gusekera abantu bafite intego zumvikana kandi zifite umurongo ngenderwaho usobanuye neza. Igihe cyose uzi neza icyo ushaka kandi ugahora ukora ushishikaye ngo ukigereho, nta kabuza intego zawe uzigeraho vuba vuba. Uko ibyiza byose bizagusanga bigufashe kugera ku ntego zawe vuba, byihutishe n'intego zawe zize zigusanga. Igihe usobanukiwe neza intego zawe, uba ukoresha itegeko rya rukuruzi rituma wiyegereza bagenzi bawe, ukurura ibitekerezo bizagufasha kuzigeraho. Uruhererekane rw'ibintu byinshi bishimishije biguhuriraho ku buryo utabasha gusobanura nonaha. Mu gice cy'ubutaha nzagusobanurira birushijeho ibyerekeranye no kuba rukuruzi w'amafaranga n'umureshya amahirwe. 9. Uko wanoza ingufu zawe bwite. Uburyo bwa kenda bw'imbarutso yagufasha gukira muri iki gihugu cyacu ni ingufu. Abenshi mu bakire bafite ingufu z'akataraboneka kurusha abantu basanzwe. Kubera ibyo rero bashobora gukora igihe kirekire, bagakora ku masaha agoranye, bagakorana ishyaka n'ubwitange. Bahinduka abanyamurava, bagahangana n'ingorane zibangamiye inzira yabo igana ku mukiro. Biba ibintu bishimishije cyane kandi by'amahirwe iyo wita ku buzima bwawe, ufata ifunguro rizima, imyitozo ukanaruhuka. Urugero, kimwe mu biranga abakire nuko bareba televiziyo gake ubundi bakaryama kare. Kuryama kare ukabyuka kare bishobora kuba ari byiza mu buzima, bikazana ubukungu kandi bigatera ubunyangamugayo. Abakire mu kuryama kare kwabo bakanabyuka kare bituma bashobora gukora ingengabihe y'iminsi yabo, mu gihe umuntu usanzwe aba yisinziriye. Aka kamenyero konyine niko gashobora kuba intsinzi mu ihatana ryabo. Hitamo umurimo mwiza, iyo ni ingingo ya 10. Isura ya 10 y'imbarutso ushobora guteza imbere ushaka ubukire, ari nayo nkuru mu z'ingenzi kurusha izindi, ni hitamo riboneye ry'umurimo mwiza. Guhitamo umurimo mwiza bishobora kuba ariyo shusho iruta izindi mu kuba imbarutso y'ubukire muri iyi si.
ikintu kimwe rusange abakire bose kuri iyi si bahuriyeho ni ukuba bazi neza kwitwara neza kandi bagakora ibyo bakunze. Icyemezo cy'ingenzi wafata mu by'ukuri mu buzima bwawe no mu murimo wawe ni ukumenya guhitamo umurimo ukwiye kandi w'ingirakamaro. Ubwo igisigaye gusa akaba ari ugukora wivuye inyuma, gutsinda inzitizi zikubangamiye no gushikama ubinyujije mu mahirwe igihe urimo gukora ibintu witayeho cyane kandi bigufitiye inyungu. Mu by'ukuri niba udakunda umurimo wawe bihagije, ntukunde kuba indatwa muri wo, uri mu byago kuko urimo guta igihe cyawe utaretse no kwangiza ubuzima bwawe. Reka nkwibarize iki kibazo: nk'ubu ejo utsindiye miliyoni y'amadolari muri tombora, wazakomeza gukora uwo murimo ukora ubu? Niba igisubizo ari oya, nagusaba guhita wemera ko uri mu murongo mubi kandi ugahita utangira gushakisha vuba na bwangu undi murimo ugukwiriye ndetse n'urwego rugukwiriye. Ugomba guharanira ubwawe kwitangira gushaka ikintu ukunda gukora aho ufitiye impano zo kubintyoza. Uzakora icyo utitaye ku cyo bigusaba guhindukamo cyangwa se ushobora gutanga. Iyo umaze kubona akazi kakunogeye nawe wibonamo mu mpano zawe, inyungu, ubushobozi n'imiterere yawe byose bifatanye, aho uba witeguye gutangira gukira. Niba koko ushaka kuba umuherwe, ntihakagire ikintu na kimwe kiri hirya yawe gishobora kuguhagarika. Buri muntu uwo ari we wese, uko ari kose, uko ateye kose, n'inzitizi yahuye nazo izo arizo zose, iyo yabonye uburyo bwo gutsinda ingorane ze zose, akomeza gutera imbere mu bukungu bwe. Ntukite ku nzitizi uhura nazo zose uko zingana, kuko hari undi muntu wahuye n'izikubye inshuro 10 ariko ntibyamubujije gukira. Niba wumva ko ukeneye kuba umukire, nta gitangaza kibibamo. Kuba umuherwe bisaba kugira intego, umugambi, imyifatire myiza kandi ikomeye, no gukora cyane kandi igihe kirekire, mbese ugakora igihe gihagije. Dore umwe mu mico wakwiga ukanateza imbere. Niba wiyemeje kwishyura igiciro cy'amahirwe yawe hakiri kare, ukazanakomeza kwishyura igihe cyose kugeza ugeze ku ntego wiyemeje, nta shiti amahirwe ni ayawe. Uzatsinda, uzaba umuherwe. Ikibazo kimwe nyamukuru ugomba gusubiza ni iki: ubishaka ku buryo bungana iki?